Igitabo cy'imigani igice cya mbere. Imigani ya Salomo mwene Dawidi umwami w'Abisirayeli, niyo kumenyesha ubwenge n'ibibwirizwa, niyo gusobanura amagambo y'ubuhanga, nihesha ubwenge bw'imigenzereze no gukiranuka no gutunganya no kutabera, niyiha umuswa kujijuka n'umusore ikamuha kumenya no kugira amakenga, kugira ngo umunyabwenge atege amatwi yunguke ubwenge, kandi umuhanga agere ku migambi itunganye, amenye gusobanura imigani n'amarenga, kandi n'amagambo n'ibisakuzo by'abanyabwenge, ahugura kureka ingeso mbi. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ryo kumenya, ariko umupfapfa ahinyura ubwenge n'ibibwirizwa. Mwana wanjye, jya wumva icyo se akwigisha, kandi we kureka icyo nyoko agutegeka. Bizakubera imitamirizo y'imbabazi ku mutwe n'imikufi mu ijosi. Mwana wanjye, abanyabyaha nibakoshya ntukemere. Nibavuga bati ngwino tujyane twubikirire kuvusha amaraso, ducire ibice abatariho urubanza, tubahora ubusa, tubamire bungura ari bazima nk'uko imvi imira abantu, ndetse ari bataraga nk'abamanuka bajya muri rwa rwobo, tuzabona ibintu byiza byinshi, kandi tuzuzuza amazu yacu iminyago, uzakubira hamwe natwe, twese tuzagira uruhago rumwe. Mwana wanjye, ntukajyane nabo, urinde ibirenge byawe kujya mu nzira yabo, kuko ibirenge byabo byirukira gukora ibibi, kandi bihutira kuvusha amaraso. Gutega umutego ikiguruka kiwureba ni ukurushywa n'ubusa. Amaraso bubikira ni ayabo, ubwabo bugingo nibwo bacira ibicu. Uko niko inzira z'urarikira indamu wese zimeze, iryo rari ryica bene ryo. Bwenge arahugura, bwenge arangururira mu nzira, yumvikanisha ijwi rye mu miharuro, aterera hejuru mu mahuriro yo mu marembo, mu mudugudu niho yumvikanishirizamo amagambo ye ngo, yemwe mwabaswa mwe, muzakunda ubuswa mugeze ryari? Namwe bakobanyi muzageza ryari kwishimira ubukobanyi, n'abapfu mukanga kumenya ubwenge? Nimuhindurwe n'imiburo yanjye, dore nzabasukaho umwuka wanjye, nzabamenyesha amagambo yanjye. Narabahamagaye muraninira, nabaramburiye ukuboko ntihagira ubyitaho. Ahubwo mwahinyuye inama zanjye zose, no kubacyaha kwanjye ntimubyitaho. Nuko nanjye rero nzabakina ku mubyimba mwagize ibyago, nzabaseka icyo mwatinyaga kibagezeho. Igihe muzatungurwa n'ubwoba nk'umugaru, ibyago byanyu bikaza nka serwakira, igihe umubabaro n'uburibwe bizabageraho, nibwo bazantakambira nk'abihorera, bazanshakana umwete ntibazambona, kuko banze kumenya kandi ntibahisemo kubaha Uwiteka. Ntibemeye inama zanjye, bahinyuye guhana kwanjye kose. Nicyo gituma bazarya ibiva mu ngeso zabo, kandi bazahazwa n'imigambi yabo. Ubuhemu bw'abaswa buzabicisha, kandi kugubwa neza kw'abapfu kuzabarimbura. Ariko unyumvira wese azaba amahoro, adendeze kandi atikanga ikibi. Igitabo cy'imigani igice cya kabiri. Akavuro k'ubwenge. Mwana wanjye, niwemera amagambo yanjye ugakomeza amategeko yanjye, bituma utegera ubwenge amatwi, umutima wawe ukawuhugurira kujijuka, niba uririra ubwenge bwo guhitamo, kandi ijwi ryawe ukarangurura urihamagaza kujijuka, ukabushaka nk'ifeza ubugenzura nk'ugenzura ubutunzi buhishwe, nibwo uzamenya kubaha Uwiteka icyo ari cyo, ukabona kumenya Imana. Uwiteka niwe utanga ubwenge, mu kanwa ke havamo kumenya no kujijuka. Abikira abakiranutsi agakiza, abagendana umurava babera ingabo, kugira ngo arinde amayira y'imanza zitabera, kandi atunganye inzira z'abera be. Nibwo uzamenya gukiranuka n'imanza zitabera, no gutungana ndetse n'inzira zose zitunganye. Nuko ubwenge buzinjira mu mutima wawe, kandi kumenya kuzanezeza ubugingo bwawe. Amakenga azakubera umurinzi, kujijuka kuzagukiza, kugira ngo bigukure mu nzira y'ibibi no mu bantu bavuga iby'ubugoryi. Nibo bareka inzira zitunganye bakagendera mu nzira z'umwijima. Banezezwa no gukora ibibi, kandi bakishimira ubugoryi bw'abanyabyaha. Bagendera mu nzira zigoramye, bakaba ibigande mu migenzereze yabo. Nuko uzakizwa umugore w'inzaduka, ndetse uw'inzaduka ushyeshyengesha amagambo ye, wari wahukanye n'uwamurongoye mu bukumi bwe, akirengagiza isezerano ry'Imana ye, kuko inzu ye yerekeye urupfu, kandi inzira ze zigana ikuzimu. Mu bamugenderera nta n'umwe ugaruka, kandi ntabwo basubira mu nzira z'ubugingo. Byose ubimenye neza, kugira ngo ubone kugendera mu nzira z'abantu bitonda, no gukomeza imigenzereze y'abakiranutsi. Abakiranutsi bazatura mu isi, kandi intungane zizahaguma. Ariko inkozi z'ibibi zizacibwa mu isi, kandi abariganya bazayirandurwamo. Igitabo cy'imigani igice cya gatatu. Imibanire y'abantu n'Imana uko ikwiriye kumera. Mwana wanjye, ntukibagirwe ibyigisho byanjye, ahubwo umutima wawe ukomeze amategeko yanjye, kuko bizakungurira imyaka myinshi y'ubugingo bwawe,
ukazarama ndetse ukagira n'amahoro. Imbabazi n'umurava bye kukuvaho, ubyambare mu ijosi, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Nibwo uzagira umugisha n'ubwenge nyakuri mu maso y'Imana n'abantu. Wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe. Uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha. Bizatera umubiri wawe kuba mutaraga, ukagira imisokoro mu magufwa yawe. Wubahishe Uwiteka ubutunzi bwawe n'umuganura w'ibyo wunguka byose. Nibwo ibigega byawe bizuzuzwa, kandi imivure yawe izasendera imitobe. Mwana wanjye, ntuhinyure igihano cy'Uwiteka, kandi ntiwinubire nuko yagucyashye, kuko Uwiteka acyaha uwo akunda nk'uko umubyeyi acyaha umwana we yishimana. Hahirwa umuntu ubonye ubwenge n'umuntu wiyungura kujijuka. Kubugenza biruta kugenza ifeza, kandi indamu yabwo iruta iy'izahabu nziza. Buruta amabuye ya marijani, kandi mu byo wakwifuza byose nta na kimwe cyabuca urugero. Mu kuboko kwabwo kw'iburyo bufite kurama, no mu kw'ibumoso bufite ubutunzi n'icyubahiro. Inzira zabwo ni inzira z'ibinezeza, kandi imigendere yabwo yose ni iy'amahoro. Ababwakira bubabera igiti cy'ubugingo, kandi ubukomeza wese aba agira umugisha. Uwiteka yaremesheje isi ubwenge, kandi yakomeresheje amajuru ubuhanga. Kubwo kumenya kwe amasoko y'ikuzimu yaratobotse, kandi ibicu bitonyanga ikime. Uko imibanire y'abantu ikwiriye kumera. Mwana wanjye, komeza ubwenge nyakuri no kwitonda ntibive imbere y'amaso yawe. Nuko bizaramisha ubugingo bwawe, kandi bizabera ijosi ryawe umurimbo. Maze uzagendere mu nzira yawe amahoro, kandi ikirenge cyawe ntikizasitara. Nuryama ntuzagira ubwoba, niko kuzaryama, kandi ibitotsi byawe bizakugwa neza. Ntutinye ibiteye ubwoba by'inzaduka cyangwa kurimbuka kw'abanyabyaha kuje, kuko Uwiteka azakubera ibyiringiro, kandi azarinda ikirenge cyawe gufatwa. Abakwiriye kubona ibyiza ntukabibime niba bigushobokera. Ntukarerege mugenzi wawe uti genda uzagaruke ejo mbiguhe, kandi ubifite iruhande rwawe. Ntukajye inama zo kugambanira mugenzi wawe ubwo muturanye amahoro. Ntugatongane n'umuntu umupfuye ubusa niba ntacyo yagutwaye. Ntukagirire umunyarugomo ishyari, mu nzira ze ntugire n'imwe ukurikiza, kuko ikigoryi ari ikizira ku Uwiteka, ariko ibanga rye rimenywa n'abakiranutsi. Umuvumo w'Uwiteka uhora mu rugo rw'umunyabyaha, ariko ubuturo bw'umukiranutsi abuha umugisha. Nuko uragaye abakobanyi, ariko abicisha bugufi abagirira imbabazi. Umunyabwenge azaragwa ubwiza, ariko isoni zizaba igihembo cy'abapfu. Igitabo cy'Imigani, igice cya 4. Imigisha ifatana n'ubwenge. Bana, nimutegere amatwi ibyo sabigisha, mushishikarire kwiga ubuhanga. Ntimukareke amategeko yanjye, kuko mbigisha ibyigisho byiza. Nabereye data umwana, kandi ndi ikinege gikundwa na mama cyane. Yaranyigishaga akambwira ati, ukomeze amagambo yanjye mu mutima wawe, witondere amategeko yanjye, ubone kubaho. Shaka ubwenge, shaka n'ubuhanga, ntubwibagirwe, ntuteshuka amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntubureke, buzakurinda, ubukunde buzagukiza. Ubwenge muri byose nibwo ngenzi. Nuko rero shaka ubwenge, ndetse ibyo utunze byose ubishakisha ubuhanga. Ubukuze nabwo buzagukuza, n'ubukomeza buzaguhesha icyubahiro. Buzagutamiriza imbabazi ho umurimbo, buzakwambika ikamba ry'ubwiza. Mwana wanjye, umva kandi emera amagambo yanjye, nibwo imyaka yo kubaho kwawe izagwira. Nakwigishije ingeso z'ubwenge, nakuyoboye mu nzira zitunganye. Nugenda intambwe zawe ntizizateba, kandi niwiruka ntuzasitara. Ukomeze cyane icyo wigishijwe, ntukireke, ugihamane, kuko ari cyo bugingo bwawe. Ntukajye mu nzira y'inkozi z'ibibi, kandi ntukagendere mu migenzereze y'abantu babi. Ujye uyitaza, ntuyinyuremo, uyiteshuke uce mu yindi. Ababi ntibasinzira keretse bakoze ibibi, kandi ntibatora agatotsi batagize uwo bagusha, kuko barya umutsima wo gukiranirwa, kandi banywa vino y'urugomo. Ariko inzira y'umukiranutsi ni nk'umuseke utambitse, ugakomeza gukura ukageza ku manywa y'ihangu. Inzira y'abanyabyaha ni nk'umwijima, ntibazi ikibasitaza. Mwana wanjye, ita ku magambo yanjye, tegera ugutwi ibyo mvuga. Ntibive imbere y'amaso yawe, ubikomeze mu mutima wawe imbere, kuko ari byo bugingo bw'ababibonye, bikaba umuze muke w'umubiri wabo wose. Rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomokaho. Ikureho umunwa uvuga iby'ubugome, kandi ururimi ruvuga iby'ubugoryi urushyire kure yawe. Boneza amaso imbere yawe, ugumye uhatumbire. Tunganya inzira y'ibirenge byawe, kandi imigendere yawe yose ikomezwe. Ntuhindukirire iburyo cyangwa ibumoso, ukure ikirenge cyawe mu bibi. Igitabo cy'Imigani, igice cya 5.
Ibyo kwirinda ubusambanyi. Mwana wanjye, ita ku bwenge bwanjye, tegera ugutwi ubuhanga bwanjye, kugira ngo uhore witonda kandi iminwa yawe ikomeze ubwenge. Kuko iminwa y'umugore w'inzaduka itonyanga ubuki, kandi akanwa ke karusha amavuta koroha, ariko hanyuma asharira nk'umuravumba, agira ubugi nk'ubw'inkota ityaye. Ibirenge bye bimanuka bijya ku rupfu, intambwe ze ziherera ikuzimu. Bituma atabona inzira y'ubugingo itunganye, kugenda kwe ni ukuzerera atabizi. Noneho bahungu banjye, nimunyumvire kandi ntimwirengagize amagambo yo mu kanwa kanjye. Cisha inzira yawe kure y'uwo mugore, kandi ntiwegere umuryango w'inzu ye, kugira ngo utiyake icyubahiro cyane ngo ugihe abandi, cyangwa ngo uharire imyaka yawe abanyarugomo. Abashyitsi be guhazwa n'ibiguturukamo, kandi imirimo yawe ye gukorerwa mu nzu y'umunyamahanga. Amaherezo ukazaboroga umubiri wawe umaze gushiraho, ukavuga uti, ayiwe, ko nanze kwigishwa, umutima wanjye ukanga guhanwa. Sinumviye amajwi y'abanyigishaga, kandi sintegera amatwi abampuguraga. Nari ngiye kurohama mu bibi byose imbere ya rubanda ndetse n'imbere y'iteraniro. Ujye unywa amazi y'iriba ryawe, amazi ava mu isoko wifukuriye. Mbese amasoko yawe yasandarira hanze, n'imigezi yawe yatemba mu mayira. Bibi byawe bwite, kandi ntubikorere ku nzaduka. Isoko yawe ihirwe, kandi wishimire umugore w'ubusore bwawe. Nk'imparakazi ikundwa n'isirabo nziza, amabere ye ahora akunezeza, kandi ujye wishimira cyane urukundo rwe. Mwana wanjye, kuki wakwishimira umugore w'inzaduka ukagira ngo uhoberane nawe? Kuko imigendere y'umuntu iri imbere y'amaso y'Uwiteka, kandi niwe umenya imigenzereze ye yose. Umunyabyaha azafatwa no gukiranirwa kwe, kandi azakomezwa n'ingoyi z'icyaha cye. Azapfa azize ko yanze kwigishwa, kandi ubupfapfa bwe bwinshi buzamutera kuyoba. Igitabo cy'Imigani, igice cya 6. Ibyo kwishingira. Mwana wanjye, niba wishingiye umuturanyi wawe cyangwa ukarahirira ko wishingiye umunyamahanga, uba ufashwe n'indahiro warahiye, ukaba uboshywe n'amagambo y'ururimi rwawe. Genza utya kandi wikize ubwo waguye mu maboko y'umuturanyi wawe. Genda wicishe bugufi umwinginge, ntureke amaso yawe agoheka, ntuhunikire. Ikize nk'isirabo iva mu maboko y'umuhigi, nk'inyoni iva mu kuboko k'umutezi. Iby'ubute. Wa munyabute we, sanga ikimonyo witegereze uko kigenza, kandi ugira ubwenge. Ntikigira umutware cyangwa igisonga cyangwa shebuja, ariko gihunika ibiryo byacyo muki, kandi mu isarura kikishakira ibigitunga. Uzasinzira ugeze ryari wa munyabute we? Uzakanguka ryari? Uti henga nsinzire gato nihweture kanzinya, kandi nipfunyapfunye nsinzire. Nuko ubukene buzakugeraho nk'umwambuzi, n'ubutindi bugutere nk'ingabo. Iby'Imana yanga. Umuntu w'ikiburaburyo, umuntu w'inkozi y'ibibi, niwe ugendana umunwa ugoreka, akicirana amaso, akavugisha ibirenge, agacisha amarenga intoki ze. Umutima we urimo ubugoryi, ahorana imigambi yo gukora ibibi, akabiba ibiteranye. Nicyo gituma amakuba ye azamutungura, azavunika vuba kandi ntazungwa. Hariho ibintu 6 ndetse 7 Uwiteka yanga bimubera ikizira. Nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubeshya, amaboko avusha amaraso y'utariho urubanza, umutima ugambirira ibibi, amaguru yihutira kugira urugomo, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma, n'uteranya abavandimwe. Iby'abamaraya. Mwana wanjye, komeza icyo so yagutegetse, kandi we kureka icyo nyoko yakwigishije. Uhora ubikomeje ku mutima wawe, ubyambare mu ijosi. Nugenda bizakuyobora, nujya kuryama bizakurinda, kandi nukanguka bizakubwiriza. Kuko itegeko ari itabaza, amategeko ari umucyo, kandi ibihano byo guhugura ari inzira y'ubugingo. Byakurinda umugore w'inkozi z'ibibi no gushyeshya k'ururimi rw'umunyamahangakazi, we kwifuza ubwiza bwe mu mutima we, kandi ntukunde ko akwicira ijisho. Kuko maraya akenesha umuntu agasigara ku gasate k'umutsima, kandi umugore usambana ahiga ubugingo bw'igiciro cyinshi. Mbese umuntu yashyira umuriro mu gituza cye, imyambaro ye ntishye? Cyangwa hari uwabasha gukandagira amakara yaka, ibirenge bye ntibibabuke? Niko bimera no ku muntu usanga muka mugenzi we, kandi umukoraho wese ntazabura kugibwaho igihano. Abantu ntibagaye umujura wibishijwe n'inzara, ariko iyo afashwe abiriha 7, agatanga ibyo afite mu rugo rwe byose. Usambana n'umugore nta mutima afite, ugenza atyo aba arimbuye ubugingo bwe. Inguma no gukorwa n'isoni nibyo azabona, kandi umugayo we ntuzahanagurwa. Kuko ifuhe ry'umugabo w'umugore ari uburakari bukaze, kandi ntazamubabarira ku munsi wo guhora. Ntazita ku mpongano, ntabwo azatuza, naho wamuhongera byinshi. Igitabo cy'Imigani, igice cya 7.
inzira z'ubusambanyi zigana ku rupfu. Mwana wanjye, komeza amagambo yanjye kandi amategeko yanjye uyizirike. Komeza amategeko yanjye ukunde ubeho, n'ibyigisho byanjye ubirinde nk'imboni y'ijisho ryawe. Ubihambire ku ntoki zawe, ubyandike ku nkingi z'umutima wawe. Ubwire bwenge uti, uri mushiki wanjye, n'ubuhanga ubwite inshuti yawe, kugira ngo bikurinde umugore w'inzaduka n'umunyamahangakazi ushyeshyengesha amagambo ye. Nari mpagaze ku tubambano tw'idirishya ry'inzu yanjye ndunguruka, nuko ndeba mu baswa nitegereje mu basore, mbona umusore utagira umutima anyura mu nzira ikikiye ikibero cy'inzu ya maraya, nuko ayembayemba ajya ku nzu ye, ari mu kabwibwi bugorobye, ageza mu mwijima w'igicuku. Maze umugore aramusanganira yambaye imyambaro y'abamaraya kandi afite umutima w'ubucakura. Ni umugore usamara kandi ntiyifata, ibirenge bye ntibiregama mu nzu ye. Rimwe aba ari mu mayira, ubundi aba ari mu maguriro, kandi ategera mu mahuriro y'inzira yose. Nuko aramufata aramusoma, avugana nawe adafite imbebya ati, mfite ibitambo by'uko ndi amahoro, uyu munsi nahiguye imihigo yanjye. Nicyo gitumye nza kugusanganira, nshaka cyane kureba mu maso hawe, none ndakubonye. Uburiri bwanjye nabushasheho ibidarafu byoroshye bidozweho amabara y'ubudodo bwo muri Egiputa. Uburiri bwanjye nabuminjagiyeho ibihumura neza, ishangi n'umusagavu na mudarasini. Ngwino dusohoze urukundo rwacu tugeze mu gitondo, twinezeze mu by'urukundo. Kuko umugabo wanjye atari imuhira, yazindukiye mu rugendo rwa kure. Yajyanye uruhago rw'impiya kandi azagaruka mu mboneko z'ukwezi gutaha. Nuko amushukisha akarimi ke kareshya, amukuruza kuryarya k'ururimi rwe. Ahera ko aramukurikira nk'ikimasa kigiye kubagwa cyangwa nk'umusazi uboshywe ajya guhanwa. Kugeza ubwo umwambi uhinguranya umwijima we, ameze nk'inyoni yihutira kugwa mu mutego itazi ko yategewe ubugingo bwayo. None rero bahungu banjye, muntegere amatwi kandi mwitondere amagambo ava mu kanwa kanjye. Ntukunde ko umutima wawe utanyukira mu nzira ze, ntukayobere mu migenzereze ye, kuko yagushije benshi abakomeretsa. Nukuri abo yishe ni umutwe w'ingabo munini. Inzu ye ni inzira igana ikuzimu, imanuka ijya mu buturo bw'urupfu. Igitabo cy'Imigani, igice cya 8. Bwenge yongera guhugura. Ntimwumva ko bwenge ashyira ejuru akarangurura ijwi ry'ubuhanga? Ahagaze mu mpinga z'imisozi mu mahuriro y'inzira, mu marembo no mu miharuro y'umurwa, ashyira ejuru ari mu bikingi by'amarembo ati, yemwe bagabo, nimwe mpamagara, n'abana b'abantu n'ibijwi ryanjye ribwira. Yemwe mwanjije mwe, nimujijuke, namwe mwabapfumwe, mugire umutima usobanukiwe. Nimwumve ngiye kuvuga ibikomeye, kandi umunwa wanjye ndawubumburira kuvuga ibitunganye, kuko akanwa kanjye kaza kuvuga ukuri, kandi gukiranirwa ari ikizira kuri jye. Amagambo yo mu kanwa kanjye yose nakiranuka, nta buriganya cyangwa ubugoryi buyabamo. Asobanukira ujijutse kandi atunganira ababonye ubwenge. Aho gushaka ifeza, mutore ibyo nigisha, mushaka ubwenge kuburutisha izahabu nziza, kuko ubwenge buruta amabuye ya marijani, kandi mu bintu byifuzwa byose nta gihwanye nabwo. Jyewe bwenge nagize umurava aho ubuturo bwanjye, mfite ubwenge bwo kugenzura. Kubaha Uwiteka n'ukwanga ibibi, ubwibone n'agasuzuguro n'inzira y'ibibi n'akanwa k'ubugoryi nibyo nanga. Nijye nyiri inama no kumenya gutunganye, nijye muhanga kandi mfite n'ububasha. Nijye wimika abami ngaha ibikomangoma guca imanza zitabera. Nijye uha abatware gutwara, n'imfura nazo ndetse n'abacamanza bo mu isi bose. Nkunda abankunda, kandi abanshakana umwete bazambona. Ubukire n'icyubahiro biri iwanjye, kandi n'ubutunzi buhoraho no gukiranuka nabyo. Imbuto zanjye ziruta izahabu, n'ukuri ziruta izahabu nziza, kandi indamu yanjye iruta ifeza y'indobanure. Ngendera mu nzira yo gukiranuka no mu nzira z'imanza zitabera, kugira ngo ntungishe abankunda nuzuze ububiko bwabo. Uwiteka mu itangira ry'imirimo ye yarangabiye, ataragira icyo arema. Uhereye kera kose narimitswe, uhereye mbere na mbere isi itararemwa. Ikuzimu hatarabaho naragaragajwe, amasoko adudubiza amazi menshi ataraboneka. Imisozi miremire itarahagarikwa, iyindi itarabaho naragaragajwe. Yari itararema isi no mu bweru, n'umukungugu w'isi utaratumuka. Igihe yaringanije amajuru nari impari, igihe yashingaga urugabano rw'ikuzimu, mu gihe yakomereje ijuru hejuru, no mu gihe amasoko y'ikuzimu yahawe imbaraga, igihe yahaye inyanja urubibi rwayo, kugira ngo amazi atarenga itegeko ryayo, kandi no mu gihe yagaragaje imfatiro z'isi. Icyo gihe nari kumwe nayo ndi umukozi w'umuhanga, kandi nari umunezero wayo iminsi yose, ngahora nezerewe imbere yayo, nkishimira mu isi yayo yaremewe guturwamo, kandi ibinezeza byanjye byari ukubana n'abantu. Nuko rero bana banjye, nimunyumvire, kuko hahirwa abazakomeza inzira zanjye.
mwumve ibyo mbahugura, mugire ubwenge, ntimubwange. Hahirwa umuntu unyumvira, akaba amaso mu marembo yanjye iminsi yose, agategerereza ku nkomo z'imiryango yanjye. Kuko umbonye wese aba abonye ubugingo, kandi azahabwa umugisha n'Uwiteka, ariko uncumuraho aba yononnye ubugingo bwe, abanyanga bose baba bakunze urupfu. Igitabo cy'Imigani, igice cya 9. Bwenge yubatse inzu ye, yabaje inkingi zayo ndwi, abaga amatungo ye, akangaza vino ye, aringaniza n'ameza ye, maze atuma abaja be, arangurura ijwi ari aharengeye hose ho mu murwa, ati umuswa wese nagaruke hano. Abwira utagira umutima ati, ngwino urye ku mutsima wanjye, kandi unywe kuri vino nakangaje. Mureke ubupfapfa mbeho, mwabaswa mwe, kandi mugendere mu nzira y'ubuhanga. Ucyaha umukobanyi aba yikoze isoni, kandi uhana umunyabyaha aba yihamagariye ibitutsi. Ntuhana umukobanyi kugira ngo atakwanga, ariko nuhana umunyabwenge azagukunda. Bwiriza umunyabwenge kandi azarushaho kugira ubwenge, igisha umukiranutsi kandi azunguka kumenya. Kubaha Uwiteka ni ishingiro ry'ubwenge, kandi kumenya Uwera ni ubuhanga. Nijye uzakugwiriza iminsi, nkakungura imyaka yo kubaho kwawe. Niba uri umunyabwenge, ubwo bwenge ni wowe ubwiringiye ku bwawe, kandi nukobana ni wowe biziberaho ubwawe. Umugore upfapfana arasakuza, ni ikirimarima kandi ntacyo amenya. Yicara mu muryango w'inzu ye, ari ku ntebe aharengeyeho mu murwa, agira ngo ahamagara abahita baromboreje mu nzira zabo ati, umuswa wese agaruke hano. Abwira utagira umutima ati, amazi yibwa araryoshye, kandi umutsima urirwa hihishe uranyura. Ariko ntazi ko abapfuye ariho bari, kandi abo yararitse bari mu mworero w'ikuzimu. Igitabo cy'Imigani, igice cya 10. Imigani ya Salomo. Umwana w'umunyabwenge anezeza se, ariko umwana upfapfana ababaza nyina. Ubutunzi bubi ntacyo bumara, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Uwiteka ntazemera ko umukiranutsi yicwa n'inzara, ariko hakanira abanyabyaha ibyo bararikira. Ukoresha ukuboko kudeha azakena, ariko ukuboko k'umunyamwete gutera ubukire. Usarura muki ni umwana ufite ubwenge, ariko uryamira mu isarura ni umwana ukoze isoni. Amahirwe ari ku mutwe w'umukiranutsi, ariko urugomo rutwikira akanwa k'abakiranirwa. Kwibuka umukiranutsi kuzana umugisha, ariko izina ry'umunyabyaha ryo rizabora. Umunyabwenge mu mutima yemera amategeko, ariko umupfapfa w'umunyamagambo azagwa. Ugenda atunganye aba agenda akomeye, ariko uyobya inzira ze azamenyekana. Uwicanirana amaso atera umubabaro, kandi umupfu w'umunyamagambo azagwa. Akanwa k'umukiranutsi ni isoko y'ubugingo, ariko urugomo rupfuka umunwa w'abanyabyaha. Urwangano rubyutsa intonganya, ariko urukundo rutwikira ibicumuro byose. Ku munwa w'ujijutse haboneka ubwenge, ariko ibitugu by'udafite umutima bihanishwa inkoni. Abanyabwenge bikoranyiriza kumenya, ariko akanwa k'umupfapfa ni akaga karimbura vuba. Ubutunzi bw'umukire bumubera umudugudu ukomeye, ibitsemba batindi ni ubukene bwabo. Umurimo w'umukiranutsi werekeye ku bugingo, inyungu z'umunyabyaha zerekeye ku byaha. Uwitondera ibihuguzwa ari mu nzira y'ubugingo, ariko uwanga gucyahwa arayoba. Uhisha urwango ni umunyamunwa uryarya, kandi ubeshyera undi aba ari umupfu. Amagambo menshi ntaburamo ibicumuro, uwirinda mu byo avuga ni umunyabwenge. Ururimi rw'umukiranutsi ni ifeza y'indobanure, umutima w'inkozi y'ibibi ni uw'umumaro muke. Umunwa w'umukiranutsi ugaburira benshi, ariko abapfapfa bapfa bazize kubura ubwenge. Umugisha Uwiteka atanga uzana ubukire, kandi nta mubabaro yongeraho. Gukora ibibi umupfapfa byita ibikino, ariko umuhanga yishimira ubwenge. Icyo umunyabyaha atinya nicyo kizamugeraho, ariko icyo umukiranutsi yifuza azagihabwa. Nk'uko serwakira ihita, niko umunyabyaha ahera, ariko umukiranutsi ni urufatiro ruhoraho iteka. Nk'uko umushari wa vino usharirira akanwa, kandi nk'uko umwotsi ubabaza amaso, niko umunyabute amerera abamutuma. Kubaha Uwiteka gutera kurama, ariko imyaka y'umunyabyaha izatuba. Kwiringira k'umukiranutsi ni umunezero, ariko icyo umunyabyaha yifuza kizahera. Uburyo bw'Uwiteka bubera abatunganya igihome, ariko ku nkozi z'ibibi ni ukurimbuka. Ntabwo umukiranutsi azanyeganyezwa, ariko abanyabyaha ntibazaba mu isi. Akanwa k'umukiranutsi kavamo ubwenge, ariko ururimi rugoreka ruzacibwa. Umunwa w'umukiranutsi uzi ibishimwa, ariko akanwa k'umunyabyaha kavuga iby'ubugoryi. Igitabo cy'Imigani, igice cya 11. Urugero rw'uburiganya ni ikizira ku Uwiteka, ariko ibipimisho by'ukuri biramunezeza. Iyo ubwibone buje, isoni zihera ko zikaza, ariko ubwenge bufitwe n'abicisha bugufi. Gutungana kw'abakiranutsi kuzabayobora, ariko ubugoryi bw'abariganya buzabarimbura. Ubutunzi ntacyo bumara ku munsi w'uburakari, ariko gukiranuka kudukiza urupfu. Gukiranuka k'umuntu uboneye kuzamutunganyiriza inzira, ariko umunyabyaha azagushwa n'ibyaha bye. Gukiranuka kw'abatunganye kuzabarokora,
ariko abariganya bazategwa no kugira nabi kwabo. Iyo umunyabyaha apfuye, kwiringira kwe kuba gushize, kandi ibyiringiro by'abakiranirwa biba bishiranye nabo. Umukiranutsi akizwa amakuba, umunyabyaha agasubira mu kigwi cye. Utubaha Imana yicisha mugenzi we akanwa ke, ariko umukiranutsi azikirisha ubwenge bwe. Iyo umukiranutsi amerewe neza, umudugudu urishima. Iyo umunyabyaha apfuye, impundu ziravuga. Umugisha w'abakiranutsi ushyira umudugudu hejuru, ariko usenywa n'akanwa k'umunyabyaha. Ugaye umuturanyi we nta mutima agira, ariko umuntu ujijutse we aricecekera. Ugenda azimura agaragaza ibihishwe, ariko ufite umutima w'umurava ntamena ibanga. Aho abayobora b'ubwenge batari, abantu baragwa, ariko aho abajyanama bagwiriye haba amahoro. Uwishingira uwo atazi bizamubabaza, ariko uwanga kwishingira aba amahoro. Umugore ugira ubuntu ahorana icyubahiro, kandi abagabo b'abanyamaboko babona ubutunzi. Umunyambabazi agirira ubugingo bwe neza, ariko umunyamwaga ababaza umubiri we. Umunyabyaha ahabwa ibihembo by'ibishukano, ariko ubiba gukiranuka azabona ibihembo by'ukuri. Ukomeye mu byo gukiranuka azahabwa ubugingo, kandi ukurikirana ibibi aba yishakiye urupfu. Abafite umutima w'ubugoryi ni ikizira ku Uwiteka, ariko anezezwa n'abagenda batunganye. Ni ukuri rwose umunyabyaha ntazabura guhanwa, ariko urubyaro rw'umukiranutsi ruzakizwa. Umugore w'uburanga bwiza utagira umutima ni nk'impeta y'izahabu ikwikirwa mu mazuru y'ingurube. Ibyo umukiranutsi yifuza ni byiza bisa, ariko ibigenewe umunyabyaha ni uburakari. Hari umuntu utanga kwiragiza, nyamara akarushaho kunguka, kandi hari uwimana birenze urugero, ariko we bizamutera ubukene gusa. Umunyabuntu azabyibuha, kandi uvomera abandi nawe azavomerwa. Uwimana amasaka azavumwa na rubanda, ariko umugisha uzaba kuyabagurira. Ugira umwete wo gushaka ibyiza aba yishakiye gukundwa, ariko ushaka kugirira abandi nabi izamugaruka. Uwishingikirije ku butunzi bwe azagwa, ariko umukiranutsi azatoha nk'ikibabi kibisi. Utera imidugararo mu rugo rwe, umurage we uzaba umuyaga, kandi umupfapfa azahakwa n'ufite umutima w'ubwenge. Imbuto z'umukiranutsi ni igiti cy'ubugingo, kandi umunyabwenge agarura umutima. Dore abakiranutsi bazahanwa bakiri mu isi, nkanswe abakiranirwa n'abanyabyaha. Igitabo cy'Imigani, igice cya 12. Ukunda guhugurwa aba akunda ubwenge, ariko uwanga guhanwa aba asa n'inka. Umuntu mwiza azabona ihirwe ku Uwiteka, ariko azatsinda ugambirira ibibi. Nta muntu ukomezwa no gukora ibibi, kandi umuzi w'umukiranutsi ntuzarandurwa. Umugore w'ingeso nziza abera umugabo we ikamba, ariko ukoze isoni ni nk'ikimungu kiri mu magufwa ye. Ibyo umukiranutsi atekereza biratunganye, ariko inama z'umunyabyaha ni uburiganya. Amagambo umunyabyaha avuga nayo kubikira kuvusha abantu amaraso, ariko akanwa k'utunganye kazabarokora. Abanyabyaha bazubikwa ntibazaba bakiriho, ariko urugo rw'umukiranutsi ruzakomera. Umuntu azashimirwa uko ubwenge bwe buri, ariko ufite umutima ugoramye azagaho. Umuntu woroheje ariko afite akagaragu aruta umwirasi utagira ikimutunga. Umukiranutsi yita ku matungo ye, ariko imbabazi z'umunyabyaha ni umwaga. Uhinga umurima we asanzuye azabona ibyo kurya bimuhagije, ariko ukurikirana ibitagira umumaro ntabwo agira umutima. Umunyabyaha yifuza gutungwa n'iminyago y'ababi, ariko imizi y'umukiranutsi ituma yera imbuto. Ururimi rucumura rubera umuntu mubi umutego, ariko umukiranutsi azakira amakuba. Imbuto z'ibituruka mu kanwa k'umuntu nizo zimuhesha ibyiza, kandi umuntu ahabwa ibihwanye n'imirimo y'amaboko ye. Imirimo y'umupfu ihora imutunganira, ariko umunyabwenge yemera kugirwa inama. Uburakari bw'umupfapfa bugaragara vuba, ariko umunyamakenga yirengagiza ibitutsi. Uvuga iby'ukuri yerekana gukiranuka, ariko umugabo w'indarikwa avuga ibinyoma. Habaho uwihutira kuvuga amagambo yicana nk'inkota, ariko ururimi rw'umunyabwenge rurakiza. Ikivuzwe cy'ukuri kiraramba, ariko iby'ururimi rubeshya bishira vuba. Uburiganya buba mu mitima y'abajya inama y'ibibi, ariko abajya inama y'amahoro ibyabo ni umunezero. Nta cyago kizaba ku mukiranutsi, ariko abanyabyaha bazuzurwamo n'ibibi. Ururimi rubeshya ni ikizira ku Uwiteka, ahubwo anezezwa n'abakora iby'ukuri. Umunyamakenga abumbatira ubwenge bwe, ariko umutima w'abapfapfa wamamaza ubupfu bwabo. Ukuboko k'umunyamwete kuzatwara, ariko ukuboko k'umunyabute kuzakoreshwa uburetwa. Amaganya yo mu mutima atera umuntu akiyumviro, ariko ijambo ryiza risusurutsa uwo mutima. Umukiranutsi ayobora umuturanyi we, ariko inzira y'abanyabyaha irabayobya. Umunyabute ntahigura umuhigo we, ariko umwete w'umuntu umugirira akamaro kanini. Mu nzira yo gukiranuka hari ubugingo, no mu mayira yako nta rupfu rubamo. Igitabo cy'Imigani, igice cya 13. Umwana ufite ubwenge yemera icyo se amwigisha, ariko umukobanyi ntiyemera guhanwa. Umuntu azahazwa ibyiza n'imbuto zituruka mu kanwa ke, ariko ubugingo bw'abagambana buzahazwa urugomo. Ufashe ururimi rwe aba arinze ubugingo bwe, ariko ubumbura akanwa ke azarimbuka.
umutima w'umunyabute urifuza kandi ntacyo ari bubone, ariko umutima w'umunyamwete uzahazwa. Umukiranutsi yanga ibinyoma, ariko umunyabyaha arigayisha kandi akikoza isoni. Gukiranuka birinda ugenda atunganye mu nzira ze, ariko gukiranirwa bigusha umunyabyaha. Hariho uwigira umukire kandi ntacyo afite, hariho uwigira umukene kandi ari umukire cyane. Incungu y'ubugingo bw'umuntu ni ubutunzi bwe, ariko umukene ntacyo akangishwa. Umucyo w'umukiranutsi uranezeza, ariko urumuri rw'umunyabyaha ruzazima. Ubwibone butera intonganya gusa, ariko ubwenge bufitwe n'abagirwa inama nziza. Ubutunzi bw'amahugu buzagabanuka, ariko urundarunda ibintu avunika azunguka. Ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Uhinyura ijambo aba yizanira kurimbuka, ariko uwumvira itegeko azagororerwa. Kwigisha kw'abanyabwenge ni isoko y'ubugingo, gutuma umuntu ava mu mitego y'urupfu. Kumenya gutunganye gutera igikundiro, ariko inzira z'abagambanyi zirarushya. Umunyamakenga wese akorana ubwenge, ariko umupfapfa agaragaza ubupfu bwe. Intumwa mbi igwa mu kaga, ariko intumwa idatenguha itera kugubwa neza. Uwanga guhanwa bimutera ubukene kandi bikamukoza isoni, ariko uwemera gucyahwa azakuzwa. Ibyifuzwa iyo bibonetse binezeza umutima, ariko abapfu bo ni ikizira kuri bo kureka ibibi. Ugendana n'abanyabwenge azaba umunyabwenge nawe, ariko mugenzi we w'abapfu azabihanirwa. Ibyago bikurikirana abanyabyaha, ariko abakiranutsi bazagororerwa ibyiza. Umuntu mwiza asiga umwandu uzagera ku buzukuru be, kandi ubutunzi bw'abanyabyaha bubikiwe abakiranutsi. Imyaka myinshi iva mu mirima y'abakene, ariko hari ikeneshejwe n'akarengane. Urinda umwana inkoni aba amwanze, ariko ukunda umwana we amuhana hakiri kare. Umukiranutsi ararya agahaga, ariko inda y'umunyabyaha izasonza. Igitabo cy'Imigani igice cya 14. Umugore w'umutima wese yubaka urugo, ariko umupfu we ubwe ararusenya. Ugenda atunganye yubaha Uwiteka, ariko ugoreka inzira ze aba amusuzuguye. Akarimi k'umupfu w'umwibone gasemera umusaya, ariko ururimi rw'abanyabwenge rurabakiza. Urugo rutarimo inka rubamo isuku, ariko intege z'inka zihinga zitera kunguka. Umuhamya w'ukuri ntabeshya, ariko umugabo w'indarikwa arabeshya. Umukobanyi ashaka ubwenge ntabubone, ariko kumenya kubangukira umunyabwenge. Nusanga umupfapfa, nta jambo ry'ubwenge uzamwumvana. Ubwenge bw'umunyamakenga ni ukumenya inzira ye, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ukuriganya. Abapfapfa bahinyura igitambo cy'ibyaha, ariko mu bakiranutsi ho hariho gushimwa n'Imana. Umutima wiyiziho uwawo mubabaro, kandi umunezero wawo nta mushyitsi wawe ujyamo. Urugo rw'umunyabyaha ruzasenywa, ariko ihema ry'umukiranutsi rizakomera. Hariho inzira itunganiye umuntu, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Naho aseka, mu mutima we harimo agahinda, kandi amaherezo y'ibitwenge ni ugushavura. Usubira inyuma mu mutima azahazwa n'ibyo akurikiye, ariko umuntu mwiza azahazwa n'ibimuturukamo. Umuswa yemera ikivuzwe cyose, ariko umunyamakenga yitegereza aho anyura. Umunyabwenge atinya ibibi ndetse akabihunga, ariko umupfapfa agenda ari icyigenge, akagira umutima udatinya. Uwihutira kurakara azakora iby'ubupfu, kandi uw'imigambi mibi baramwanga. Abaswa baragwa ubupfu, ariko ikamba ry'abanyamakenga ni ubuhanga. Umubi yikubita hasi imbere y'umwiza, n'abanyabyaha bapfukama mu marembo y'abakiranutsi. Umukene arangwa, ndetse n'abaturanyi be bakamubonerana, ariko umukire agira inshuti nyinshi. Ugaye umuturanyi we aba akora icyaha, ariko ugirira umukene imbabazi aba ahiriwe. Mbese abagambirira ibibi ntibaba bayobye, ariko abagambirira ibyiza bazabona imbabazi n'umurava. Umurimo wose utera inyungu, ariko amazimwe y'ururimi atera ubukene agatubya. Ikamba ry'abanyabwenge ni ubutunzi bwabo, ariko ubupfu bw'abapfapfa ni ubupfu gusa. Umuhamya w'ukuri akiza ubugingo bw'abantu, ariko uvuga ibinyoma arashukana. Uwubaha Uwiteka afite ibyiringiro bikomeye, kandi abana be bazabona ubuhungiro. Kubaha Uwiteka ni isoko y'ubugingo, bigatuma abantu batandukana n'imitego y'urupfu. Igihesha umwami icyubahiro ni uko aba afite abantu benshi cyane, ariko iyo ababuze aba arimbutse. Utihutira kurakara aba afite ubwenge bwinshi, ariko uwihutira kurakara akuza ubupfu. Umutima utuje ni wo bugingo bw'umubiri, ariko ishyari ni nk'ikimungu kiri mu magufwa. Urenganya umukene aba atuka iyamuremye, ariko ubabariye umutindi aba yubashye. Umunyabyaha anyitwa n'ibibi bye akora, ariko umukiranutsi afite ubuhungiro ndetse no mu rupfu rwe. Ubwenge buba mu mutima w'ujijutse, ariko ibiri mu mutima w'umupfapfa biramenyekana. Gukiranuka gushyira ubwoko hejuru, ariko ibyaha bikoze isoni amoko yose. Ineza y'umwami ayigirira umugaragu ukorana ubwenge, ariko umujinya we awugirira ukora ibiteye isoni. Imigani igice cya 15. Gusubizanya ineza guhosha uburakari, ariko ijambo ribabaza ribyutsa umujinya. Ururimi rw'abanyabwenge rugaragaza ubuhanga uko bikwiriye, ariko akanwa k'abapfapfa gasesagura ubupfu.
Amaso y'Uwiteka aba hose, yitegereza ababi n'abeza. Ururimi rukiza ni igiti cy'ubugingo, ariko urugoreka rukomeretsa umutima. Umupfapfa ahinyura igihano se amuhana, ariko uwemera gucyahwa niwe ugira amakenga. Mu nzu y'umukiranutsi harimo ubutunzi bwinshi, ariko indamu y'umunyabyaha ibamo ibyago. Ururimi rw'umunyabwenge rwamamaza ubuhanga, ariko umutima w'umupfapfa si ko ukora. Igitambo cy'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko gusenga k'umukiranutsi kuramunezeza. Inzira y'umunyabyaha ni ikizira ku Uwiteka, ariko akunda ukurikira gukiranuka. Umuntu wiyobagiza ahanishwa igihano kibabaza, kandi uwanga gucyahwa azapfa. Ikuzimu no kurimbuka biri imbere y'Uwiteka, nkanswe biri mu mitima y'abantu. Umukobanyi ntakunda gucyahwa, kandi ntagenderera abanyabwenge. Umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Umutima w'ujijutse ushaka ubwenge, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Uduke turimo kubaha Uwiteka turuta ubutunzi bwinshi burimo impagarara. Kugaburirwa imboga mu rukundo biruta ikimasa gishishe kigaburirwa mu rwango. Umunyamujinya abyutsa intonganya, ariko utihutira kurakara arazihosha. Inzira y'umunyabute imeze nk'uruzitiro rurimo amahwa, ariko inzira y'umukiranutsi ni nyabagendwa. Umwana ufite ubwenge anezeza se, ariko umupfapfa asuzugura nyina. Ubupfapfa bunezeza ubuze ubwenge, ariko umuntu witonda yibonereza inzira itunganye. Aho inama itari, imigambi ipfa ubusa, ariko aho abajyanama benshi bari irakomezwa. Umuntu yishimira ibyo asubiza abandi, ariko ijambo rivuzwe mu gihe gitunganye ko ari ryo ryiza. Ku munyabwenge inzira y'ubugingo irazamuka, kugira ngo ave ikuzimu mu bapfuye. Uwiteka azasenya urugo rw'umwibone, ariko azakomeza urubibi rw'umupfakazi. Imigambi mibi ni ikizira ku Uwiteka, ariko amagambo anezeza aramutunganira. Urarikira indamu ateza urugo rw'imidugararo, ariko uwanga impongano azarama. Umutima w'umukiranutsi utekereza icyo ari busubize, ariko akanwa k'umunyabyaha gasesagura ibigambo. Uwiteka aba kure y'inkozi z'ibibi, ariko yumva gusaba k'umukiranutsi. Amaso akeye yanezeza umutima, kandi inkuru nziza zikomeza intege. Utegera ugutwi igihano kiyobora mu bugingo azaba mu banyabwenge. Uwanga guhanwa ntiyita ku bugingo bwe, ariko uwemera gucyahwa yunguka ubwenge. Kubaha Uwiteka niko kwigisha ubwenge, kandi kwicisha bugufi kubanziriza icyubahiro. Igitabo cy'Imigani, igice cya 16. Inama umuntu yigira mu mutima we niwe nyirayo, ariko igisubizo cy'ururimi rwe kiva ku Uwiteka. Imigenzereze y'umuntu yose itunganira amaso ye, ariko Uwiteka niwe ugera imitima. Imirimo yawe yose uyiharire Uwiteka, niho imigambi yawe izakomezwa. Ikintu cyose Uwiteka yagitegekeye iherezo ryacyo, ndetse umunyabyaha yamutegekeye umunsi w'amakuba. Umuntu wese w'ubwibone bwo mu mutima ni ikizira ku Uwiteka, ni ukuri rwose ntazabura guhanwa. Imbabazi n'ukuri nibyo bitwikira gukiranirwa, kandi kubaha Uwiteka niko gutuma abantu bareka ibibi. Iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Uduke turimo gukiranuka turuta inyungu nyinshi irimo gukiranirwa. Umutima w'umuntu utekereza urugendo rwe, ariko Uwiteka niwe uyobora intambwe ze. Amateka ameze nk'ay'Imana aba ku rurimi rw'umwami, ntabwo ijambo rye rigoreka imanza. Iminzani n'ibyuma bipimishwa bitunganye n'iby'Uwiteka, ibipimishwa byo mu mufuka byose ni umurimo we. Ni ikizira ku bami gukora ibibi, kuko ingoma ikomezwa no gukiranuka. Ururimi rukiranuka ni rwo runezeza abami, kandi bagakunda uvuga ibitunganye. Uburakari bw'umwami ni intumwa y'urupfu, ariko umunyabwenge arabuhosha. Iyo mu maso h'umwami hakeye bitera ubugingo, kandi urukundo rwe rusa n'igicu kimanura imvura y'umuhindo. Kubona ubwenge ni byiza cyane kuruta kubona izahabu, ni ukuri umuntu yahitamo ubuhanga kuburutisha ifeza nziza. Inzira nyabagendwa y'abakiranutsi ni ukureka ibibi, uwirinda mu migenzereze ye aba arinda ubugingo bwe. Kwibona kubanziriza kurimbuka, kandi umutima wirarira ubanziriza kugwa. Ni byiza kugira umutima woroshye ugafatanya n'aboroheje, kuruta kugabana iminyago n'abibone. Uwitondera ijambo azabona ibyiza, kandi uwisunga Uwiteka abahirwa. Ufite umutima w'ubwenge azitwa umunyamakenga, kandi ururimi ruryoshya amagambo rwungura kwiga. Ubwenge bubera nyirabwo isoko y'ubugingo, ariko ikibabaza abapfapfa ni ubupfu bwabo. Umutima w'umunyabwenge wigisha ururimi rwe, kandi umwungura ubwenge mu byo avuga. Amagambo anezeza ni nk'ubuki, aryohera ubugingo bw'umuntu agakomeza ingingo ze. Hariho inzira umuntu yibwira ko ari nziza, ariko iherezo ryayo ni inzira z'urupfu. Inda y'umukozi niyo imutera gukora, kandi akanwa ke nako karamwaka. Imburakamaro igambirira ibibi, kandi ururimi rwayo rwotsa nk'umuriro. Umuntu ugoreka ukuri aba abiba intonganya, kandi uneguranira mu byongorerano atandukanya inshuti z'amagara.
umunyarugomo yoshya umuturanyi we kandi akamunyuza mu nzira idatunganye. Uwica ijisho abatekereza iby'ubugoryi agahekenya amenyo agira ngo asohoze ibibi. Uruyenzi rw'imvi n'ikamba ry'icyubahiro bibonekeshwa no kujya mu nzira yo gukiranuka. Utihutira kurakara aruta intwari, kandi utegeka umutima we aruta utsinda umudugudu. Abantu batera inzuzi, ariko uko bigenda kose bitegekwa n'Uwiteka. Igitabo cy'Imigani, igice cya 17. Utwo kurya dukakaye turimo amahoro turuta urugo rwuzuye ibyo kurya ariko rufite intonganya. Umugaragu witonda azarera mwene shebuja ukora ibiteye isoni, kandi azaragwa hamwe nabo. Uruganda rutunganya ifeza n'itanura ritunganya izahabu, ariko Uwiteka niwe ugerageza imitima. Inkozi y'ibibi yumvira imvugo y'ubugoryi, umunyabinyoma ategera amatwi ururimi rw'inkubaganyi. Ushinyagurira umukene abatuki yamuremye, uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Abuzukuru n'ikamba ry'abasaza, kandi base babera abana babo icyubahiro. Imvugo itunganye ntiyizihira umupfapfa, ariko cyane ururimi rubeshya ntirukwiriye imfura. Uhabwa impongano yibwira ko afite ikintu cy'igiciro cyinshi, aho yerekewe hose abona ko imugiriye akamaro. Uhishira igicumuro aba ashaka urukundo, ariko uhozaho urutoto atandukanya inshuti z'amagara. Gucyahwa kugera umunyabwenge ku mutima kuruta guhanisha umupfapfa inkoni 100. Umuntu mubi ashaka ubugome gusa, nibyo bizamuzanira intumwa y'inkazi. Guhura n'idubu ryibwa ibyana byaryo biruta guhura n'umupfu ku bupfu bwe. Uwitura ibyiza ibibi, ntabwo ibibi bizava mu rugo rwe. Itangira ry'intonganya ni nk'ugomoro y'amazi, nuko reka impaka zitarabyara intonganya. Uha urubanza babi kandi utsindisha abakiranutsi, bombi ni ikizira ku Uwiteka. Impiya ziri mu ntoki z'umupfapfa zimaze iki? Zamugurira ubwenge kandi nta mutima agira. Inshuti zikundana ibihe byose, kandi umuvandimwe avukira gukura abandi mu makuba. Umuntu ubuze ubwenge arahirira ubwishingire, akishingira undi imbere y'umuturanyi we. Ukunda intonganya abakunze n'ibicumuro, ushaka gusumbisha abandi urugo aba yishakiye kurimbuka. Ufite umutima unanirana nta byiza abona, kandi uw'ururimi rugoreka azagwa mu makuba. Ubyaye umupfapfa aba yiteye agahinda, kandi se w'umupfapfa nta munezero agira. Umutima unezerewe ni umutima mwiza, ariko umutima ubabaye umutera konda. Umunyabyaha yakirira impongano zihishwe mu kwaha, kugira ngo agoreke inzira z'imanza. Ubwenge buba hafi imbere y'ujijutse, ariko umupfapfa ajya kubushakira ku mpera y'isi. Umwana upfapfana atera se agahinda, kandi akabera nyina ikirumbo. Si byiza guca umukiranutsi igihano cyangwa gukubitira imfura imfura gutunganya kwazo. Uwifata mu magambo ni umunyabwenge, kandi ufite umutima witonze ni umuntu ujijutse. Ndetse n'umupfapfa iyo acecetse bagira ngo ni umunyabwenge, kandi iyo abumbuye umunwa bamwita umunyamakenga. Igitabo cy'Imigani, igice cya 18. Uwitandukanya n'abandi abashaka ibyo ararikiye, akanga ubwenge bwose butunganya afite ubukana. Umupfapfa ntanezezwa no kujijuka, ahubwo anezezwa no kugaragaza ibiri mu mutima we. Iyo hatungutse inkozi z'ibibi haba haje umugayo, kandi ubushizi bw'isoni buzana n'igitutsi. Amagambo yo mu kanwa k'umunyabwenge ni nk'amazi maremare, kandi isoko y'ubwenge ni nk'akagezi gasuma. Si byiza kwita ku cyubahiro cy'umunyabyaha mu rubanza, kandi si byiza kwirengagiza urubanza rw'umukiranutsi. Amagambo y'umupfapfa azana intonganya, kandi ururimi rwe rusemera agasaya. Akanwa k'umupfapfa niko kazamurimbura, kandi ikigusha umutima we mu mutego ni ururimi rwe. Amagambo y'inzimuzi aryohera amatwi, aba nk'uturyohera umuntu asamuye tujya mu nda ye. Ugira ubute ku murimo we aba ameze nk'umuvandimwe w'umurimbuzi. Izina ry'Uwiteka ni umunara ukomeye, umukiranutsi ahungiramo agakomera. Ubutunzi bw'umukire ni umudugudu ukomeye, kandi ibyo yibwira bimugota nk'inkike ndende zihomye. Kwishyira hejuru k'umutima kubanziriza kurimbuka, kandi kwicisha bugufi kubanziriza guhabwa icyubahiro. Usubiza bakimubwira bigaragaza ubupfu bwe n'ubushizi bw'isoni. Umutima wihanganye ukomeza umuntu mu ndwara ye, ariko umutima wihebye ninde wawihanganira? Umutima w'umunyamakenga uronka kumenya, kandi ugutwi k'umunyabwenge nicyo gushaka. Amaturo y'umuntu amuhesha inzira, akamugeza imbere y'abakomeye. Mu rubanza ubanje kuvuga asa n'ukiranuka, ariko we yarigaga iyo aje aramuhinyuza cyane. Ubufindo bumara impaka, kandi bukiranura abakomeye. Umuntu ubabajwe n'uwo bava inda imwe, kumugorora biraruhije, biruta guhindura umurwa ukomeye, kandi intonganya zabo zimeze nk'ibyuma byugariye ibihome. Ururimi rwiza ni rwo ruhaza inda y'umuntu, kandi amagambo meza yunguka niyo amuhesha guhaga. Ururimi ni rwo rwica, kandi ni rwo rukiza, abarukunda bazatungwa n'icyo ruzana. Ubonye umugore mwiza aba abonye ikintu cyiza, aba agize umugisha ahawe n'Uwiteka. Umukene avuga yihonga, ariko umukire asubizanya umwaga. Inshuti nyinshi zisenya urugo,
ariko haba inshuti iramba ku muntu imurutira umuvandimwe.